Turabashuje mwese bakunze b'ikiganiro ubuzima buzima muherereye impande zitandukanye z'igihugu cyacu cy'u Rwanda, amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba. Mu kiganiro ubuzima buzima cyo kuri uyu munsi muri kumwe nanjye Imanishimwe René Sadiki. Tukaba tugiye gusubiza bimwe mu bibazo abakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima batubajije bijyanye no ku cyorezo cya coronavirus, icyorezo cyugarije isi. Hari abatubajije ibibazo bitandukanye, corona irandura, corona mbese iriho, corona yahindutse akazi cyangwa corona ni indwara ya politike, corona ni ibiki, ibintu byinshi bitandukanye. Corona ni amaleta y'ibihugu ari gutera ubwoba abantu kugira ngo bazabatere akantu gashobora gutuma umuntu najya aho agiye hose bazajya bamenya aho yagiye. Bityo twarabikusanyije ibibazo abakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima batubajije, kuko turi ba mudatenguha, icyo tubereyeho tubereye abakunzi b'ikiganiro cyacu ubuzima buzima kugira ngo barusheho kugira ubuzima buzima, bityo basobanukirwa byinshi byerekeranye no ku ndwara zitandukanye, bakamenya uburyo bashobora kuzirinda ndetse n'uburyo babungabunga ubuzima bwabo bwa buri munsi. Natwe byabaye ngombwa ko tubegerera abashinzwe itumanaho muri Minisiteri y'Ubuzima kugira ngo baturebere umuntu dushobora gukorana nawe ikiganiro cyabasha gusubiza ibibazo abakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima bibaza. Muhise mukeka ati mbese umutumirwa kuri uyu munsi mu kiganiro ubuzima buzima turi kumwe nawe n'indi, nk'uko musanzwe muzi ko tuba turi kumwe n'inzobere nyinshi zitandukanye mu by'ubuzima. Kuri uyu munsi turi kumwe n'umwe mu barwayi nyirizina, nongere mbivuge mbitsindagira, mu barwayi nyirizina warwaye icyorezo cya coronavirus akaba yaragikize. Uwo nta wundi ni Dukuzumuremyi Jean Leonard. Akaba ari umuturage usanzwe uherereye mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru y'u Rwanda. Nk'uko mubizi mw'ibi bihe yuko turi mu bihe bidasanzwe byo kwirinda ikwirakwira ry'icyorezo cya coronavirus, nk'uko inzego z'ubuzima ndetse n'iz'umutekano zifatanya n'iz'ubuzima mu kugira ngo bareberere icyatuma abanyarwanda babaho bafite ubuzima buzima buzira icyorezo cya coronavirus. Niyo mpamvu tugiye gukoresha ikoranabuhanga tukagirana ikiganiro ku buryo burambuye na Dukuzumuremyi Jean Leonard. Tutaratangira ikiganiro, reka dushimire inzego zishinzwe itumanaho muri Minisiteri y'Ubuzima ku murava n'ubwitange bagira mu cyatuma abanyarwanda ndetse n'abatuye isi bagira ubuzima buzima muri rusange. Nizo zadufashije kugira ngo tubashe kubona umwe mu bantu bakize icyorezo cya coronavirus. Akaba ari ikintu cyo gushimirwa cyane, imikoranire myiza mu guharanira iterambere mu by'ubuzima ndetse n'icyatuma abanyarwanda bagira ubuzima buzima. Nta buzima nta cyakorwa. Reka duhe ikaze Jean Leonard muri rusange, tumuhamagare dukoresheje ikoranabuhanga atugezeho ubuhamya ndetse turamubabariza na bimwe mu bibazo mwibaza, kuko niwe nyir'ubwite yahuye n'icyo kibazo. Niyo mpamvu twamurebye, tutarebye inzobere mu by'ubuzima cyangwa ababisomye neza babihuguriwe cyangwa bareba ingaruka zabyo gutyo ariko bitarabagezeho. Bakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima, nimujye kure ya za televiziyo zanyu. Tubibutse ko abacikwa na bino biganiro bashobora no kubisanga kuri YouTube channel yacu ariyo Ubuzima Buzima TV, bakabisangiza abandi, bakibuka no gukora subscribe, bagakanda no kunzogera kugira ngo ibiganiro tuzajya dushyiraho bazajye baba mu ba mbere babibona. Nimujye kure ya televiziyo zanyu. Allo? Oui, allô?
Aramutse neza. Mwaramutse. Ni mu kiganiro ubuzima buzima, ni ikiganiro cy'ubuzima gitambuka ku mateleviziyo atandukanye ku bafazi b'ikiganiro ubuzima buzima, mbere yo kugira ngo tubagezeho tubabwire ku nsanganyamatsiko tugiye kuvugaho. Murakoze cyane. Amazina yanjye ni Kozikusamuremyi Jean Leonard mu karere ka Musanze. Jean Leonard, rero hari abantu benshi, impamvu tuguhamagaye nimero twayihawe n'ushinzwe communication muri Minisante, muri Minisiteri y'Ubuzima. Yego. Hari abantu benshi mw'ibi bihe by'icyorezo cya coronavirus twese turimo. Hari abantu benshi babifiteho amakuru menshi atandukanye atizewe muri make, kandi nanone ukumva ko yabavuga kenshi, ukumva ko bisa nk'ibifite yenda ishingiro runaka uretse abantu baba babizi bamwe na bamwe. Ikiganiro tugiye kugirana twagira ngo tumare amatsiko abo bantu, kuko nk'urugero rwa hafi hari abantu bibaza ati mbese coronavirus iriho koko? Ko ku ma social media za YouTube, za WhatsApp, ibiki byose avuga yuko coronavirus itariho. Bino biganiro harimo abadogiteri bo muri Amerika bavuga yuko corona itariho, hari ibintu bishoboka kuba byari ibintu bapapiye kugira ngo yenda batere isi ubwoba, kugira ngo babone ngo yuko uko bashobora gukingira abantu, ziriya nkingo zabo ngo zirimo GPS, kariya kantu gashobora gutuma umuntu amenya aho undi ari, zishobora guhindura imitekerereze y'umuntu, ndetse umuntu akaba ashobora no zishobora gutera ibibazo byinshi bitandukanye. Noneho nyirizina insanganyamatsiko y'uyu munsi twagira ngo amuduhe ubuhamya nk'umuntu wakize icyorezo cya coronavirus. Noneho udutangirire muri rusange, tubwire ati yenda nafashwe n'icyorezo cya coronavirus bimeze gutya na gutya. Tubahaye. Murakoze cyane. Ndatangira wenda mbwira abaduteze amatwi ko coronavirus iriho, bitandukanye n'ibyo by'ama audios bagenda bumva hirya no hino, kuko ngenda bibabwira nk'umuntu, nge ntabwo ndi umunyapolitike, ndi umuturage usanzwe. Ibyo ngiye kubabwira rero ni ibyambayeho, ni ubuhamya bwambayeho. Bijya gutangira natangiye mfite umuriro mwinshi cyane, ngira ni umuriro usanzwe nyine umuntu ashobora kugira bitewe n'ibibazo bitandukanye. Njya kwa muganga, ngeze kwa muganga barambwira ngo ni ama infection yo mu maraso, bampa imiti. Ubwo ndagenda ndayinywa, ariko imiti nimwe biranga. Ubwo nagiye kwivuza muri privé, nsubiye mbonye bikomeje gukomera, ndavuga nti bishobora gusanga ari covid. Ubwo ndagenda ndipimisha, nsanga ndi positive. Maze kuba positive rero, urumva nari maze iminsi 3 maze kuba positive. Ubwo ku munsi wa kabiri bamaye kimara kumbwira ko nabaye positive, urumva uburwayi bwari bukomeza, bwari bukomeje. Umva byarahindutse, ndagenda covid iramfata, ingingo zose irazijanjagura, amavi ndagenda ncika intege, ndagenda ndamenagurika, umutwe urandya, mu gatuza harandya, noneho ntangira kugira ikibazo cyo kubura umwuka. Urumva ngiye byageze aho bashyira kuri oxygen. Bashyize kuri oxygen nyuma aho nk'iminsi 2, kubw'amahirwe nivaho. Namaze icyumweru mu bitaro ndi muri isolation. Icyo cyumweru noneho urumva nakoreshaga ya miti nyine abantu yo kunywa ibintu bishyushye, ariko hari n'indi miti banteraga gufasha ibihaha, kuko urumva guhumeka byari ikibazo. Nyuma y'icyumweru niho nagiye muri isolation, itari mu bitaro nyine, ndi ahandi hantu muri isolation. Icyo nabwira abadukurikiye kandi badutega amatwi, ikiriho nuko covid iriho, kandi covid irica, kandi covid yica nabi. Impamvu yica nabi, irabanza kwica psychologically, kuko ubanza gupfa mu mutwe, kubera ko iyo uri muri isolation uri wenyine utekereza ibintu byinshi. Ikindi icyo gihe bayakumenaguye ingingo zose, udashobora kunyeganyega, udashobora kugira icyo wikora, udashobora kugira utekereza ibintu byinshi, kandi uba wumva ko isaha nishira indi itari bushire. Uba wumva mbese, kandi ikindi iragenda ikagufata ukumva usa n'umuntu wiremereye, ukiremerera wowe ubwawe, ukumva usa n'umuntu nkaho umubiri wawe wabaye nk'inzu cyangwa nk'ikimodoka kintu gikururana, ukumva umubiri wawe wabaye nk'ikimodoka gikururana, ukumva uriremereye wowe ubwawe,
kandi wakwikoraho kumva nyine wabaye ikintu kinini kiremereye. Covid ikagenda ikakuzengereza my brother, irakuzengereza ku buryo bwose bushoboka. Ngiye yarazengereje bikubitiyeho nuko nyine ugira n'ikibazo kiri psychological, kuko urumva ugutekereza ku muryango wawe, utekereza kuki, bikaba ibibazo bikomeye. Abantu rero baduteza amatwi batwumva, by'umwihariko nk'abasore baba bumva ngo Covid ntihabafata. Ndacyari muto. Ufite imyaka ingahe nimba atari ibanga? Mfite imyaka 30. Ariko aho yangejeje ahantu hakomeye cyane utatekereza. N'abakecuru bashobora kuba batagize bafite imyaka iri hejuru yanjye. Ni ukuvuga ngo iyi ndwara ifata umuto, ifata umukuru, ifata buri wese yamufata kandi ikamwica. Kandi noneho najyana n'ibyo bango zica ngo bari bafite izindi ndwara. Nta yindi ndwara n'imwe yindi ndingira mu buzima, nta n'indi ndwara njya ndwara. Ubu maze nk'imyaka nka 25 ntajya mu bitaro. Nagiye mu bitaro ariko Covid injyanyemo. Urumva rero ko Covid ari serious. Abantu babyita politiki rero. Nanjye njye numva abantu bitwa ngo nabaganga ngo yewe ngo ibi bintu ngo ni politiki ngo niki. Nishaka ibe politiki, nge sindi umunyapolitiki. Ndavuga ibyambayeho. Covid yari imishe, Imana ikinga akaboko, njya kubona nongera ngarutse mu buzima. Nimbi abantu bayirinde seriously, bambara agapfukamunwa, bakaraba amazi intoki neza, babikore kenshi gashoboka, kuko nanjye najyaga mbikora. Ariko ushobora gusanga umuntu ashobora gutera shatu no mu modoka ukibagiwe nk'umukarabo ukayikura nko mu modoka uri kugenda. Abantu rero bibigira imikino, bibigira indirimbo. Nagiye mbona abasore ngo bari gukora ngo iminsi bari mu mapati ngo barimo celebratinga. Bitonde ku buryo ubu mba numva naguma mu rugo nta n'ahandi hantu najya kubera uburyo nayitinye. Noneho tutabaciye mu ijambo, nagira ngo mbabaze n'iki kibazo. Mujya kuyandura nk'urugero rwa hafi mwarayanduriye he, cyangwa ntago wenda mwamwibuka nk'uburyo mushobora kuba mwarayanduye? Covid rero ntushobora kumenya ngo wayanduriye he cyangwa ngo wayandujwe nande. Ndakubwira ukuri ko mu buzima bwanjye agavuga mu nkonge nkambara, sibyo? Ariko nyine ushobora nko kuyikura ahantu wahakoze, wakundi nyine umuntu yikoraho ukikoraho. Ntabwo nshobora kugusobanura ngo kubwire ngo nayikuye he, kuko uriya Covid nta muntu ushobora kukubwira ngo nayikuye aha ngaha, kubera ko iri propage mu mwuka, igenda ifata ahantu igira ute. Aho umuntu ushobora kuyikura rero ni henshi. Ntabwo njye nakubwira ngo precisely cyangwa ngo nyirizina ahantu nayikuye n'aha ngaha. Icyo kubwira ni uko nyine bagiye kumpima nkabona ni positive, kandi ibyo byose byambayeho. Ubuzima numva ngiye kububura n'ukuri. N'ubusanzwe Jean Leonard, n'ubusanzwe musanzwe mutuye i Musanze nyirizina? Yego, niho ntuye Musanze jewe. Bakunze b'ikiganiro ubuzima buzima, tubibutse ko kino kiganiro turi kujyana na Jean Leonard, turi kugikora hifashishijwe ikoranabuhanga kubera turi mu bihe bidasanzwe byo kwirinda icyorezo cya coronavirus ndetse n'uburyo ishobora gukwirakwira. Ariko Jean Leonard, hari umuntu ushobora kwibaza ati korona iriho, tumaze kumenya ko iriho, turabyumvishe kuko n'ubuhamya urabutwihereye, wowe nyiri ubwite wahuye n'ikibazo cyo kurwara icyorezo cya coronavirus. Atari bya bindi umuntu ajya kuri televiziyo agasobanura ati ngewe ngo bitewe n'ibyo yasomye cyangwa ibyo azi cyangwa uburamba afite mu bintu bijyanye n'ubuzima, agasobanura iby'icyorezo cya corona. Biriya nta nubwo bituma abantu benshi bashobora kuba babyemeje no kuvuga ati uriya muntu nta mafaranga bamuhaye, asanzwe niko kazi asanzwe akora, niko kazi ahemberwa. Ibyo atubwira ari kutubeshya, icyorezo cya corona sikiriho. Twebwe tumaze kumenya ko corona iriho. Mbese uko leta itubwira ngo corona yandura, kuko leta dukurikije nk'uburyo uduhaye ubuhamya, niko corona yaba yandura? Hari umuntu n'umwe waba yarigeze yandura mu muryango wanyu wawe? Oya, buriya umuryango wanjye nta muntu wigeze wandura. Ariko impamvu nta muntu wanduye, urumva njye nabaga mu rugo, nari ndi mu rugo, madamu atari mu rugo. Urumva rero nari ndi njyenyine, nta muntu nagombaga kwanduza kuko nta muntu nari kumwe nawe kameme. Uko rero leta ivuga yandura, kandi niko yandura. Buriya buryo leta ivugamo niko yandura. Ngewe ibyo mvuga ntabwo ndi umuganga, ntabwo ndi umunyapolitiki, ariko ibyo mvuga mbwira abantu banyumva babyumve kurusha umuganga nawe babwira, kuko umuganga yakuvura
akuvura umubwira uko umerewe. Ngewe noneho nabibayemo birenze nuko umuganga ashobora kubasobanura akababwira ati dore ibimenyetso bya njye ndi kubabwira nk'uwabibayemo noneho nk'uwabaye victim w'iki kinyago w'iki cyorezo. babyumve rero kugira ngo umuntu azayirware atayizi. Buriya n'umuntu ushobora kuyirwara yizi ibi byose bikamubaho ashobora no kwihangana akirinda kwiheba, kuko njye kwiheba byaraje cyane kuko ntabwo nakatira ibiri kumbaho. Ubundi umuntu uduteze amatwi ashobora no kuyandura by'umwaku akirinda kwiheba, agakurikiza inama abaganga bari kumubwira, agatuza, akagira umutuzo, akagira isuku, izira nama abaganga batanga. Covid akayikira kuko Covid ni indwara yica ariko nanone irakira, kuko twagiye tubona ko percentage nyinshi z'abantu bakize, ariko abantu bikinisha seriously. Noneho muri rusange Jean Leonard murakoze cyane. Muri rusange twagira ngo noneho udusangize nko mu muhezo, nk'iyo umuntu ari mu muhezo tuzi ko korona itagira umuti. Korona mwagiye abantu benshi bagiye bayirwara ukumva ngo umuntu yayikize, aho abantu bayisuzugurira, abantu benshi basuzugura akavuga ati iyi ndwara n'ubundi ni ibihuha. Kuko hari n'igihugu cy'abaturanyi nari ndi no kuvugana na minisitiri w'ubuzima waho, aza kumbwira ati iyi ndwara ni ibihuha. Rero twagira ngo noneho muri rusange, kuko uzi ko nta muti ntaki ifite, noneho dusangize nk'ubuzima bw'uko wabayeho, bw'uko abaganga bakwitayeho uri muri karantine, uri mu muhezo, muri isolation mu muhezo. Ndaza kugusobanura ku buryo bubiri. Hari umuntu uri muri isolation utarigeze agaragaza ibimenyetso, hari n'undi uri muri isolation wagaragaje ibimenyetso ndetse bakamushyira kuri oxygene nk'uko nanjye byambayeho. Urumva mu gihe ndi kuri oxygene hari imiti banteraga ifasha ibihaha kugira ngo bitaba atake cyane. Ibyo byose ni imiti n'itanu, bagutera imiti n'itanu. Iyo miti bamaze kuyintera rero nyirangije niho natangiye gutora akabaraga na oxygene nayivuyeho. Ubwo njya muri isolation noneho yanjye ngenyine. Aho ngaho urumva niho nakoreshaga za mbuto, ibyayi bishyushye, tangawizi n'indimu, no kurya ifunguro ryuzuye nyine neza kugira ngo ifate neza. Ariko njye mbere yaho mu minsi 5 nagize na perte d'appétit no kurya birananira, ntabwo nabishoboraga nabyo. Nuko urumva ni uburyo bubiri. Hari umuntu ushobora kuba ari muri isolation ariko nta bimenyetso yigeze agaragaza. Ubu ni wo wa wundi unywa ibyayi bya tangawizi n'indimu akajya anakora siporo bikarangira akize. Ariko umuntu wagiye mu bitaro bakamushyiraho oxygene, hari imiti nyine, iyo miti bamutera ifasha ibihaha, ariko iyo miti byumvikane ntabwo ivura Covid, ahubwo ifasha ibihaha kugira imbaraga. Ubwo abaganga nibo babisobanura neza, ariko ngenda bisobanura nk'umuntu. Nta kibazo urasobanura, ni nabwo abantu badukurikiye bararushaho kubyumva kuko ni wowe nyir'ubwite. Kuko abaganga ni akazi kabo baba bakora, niyo babisobanuye akenshi bituma rubanda rugufi tutabyumva, tugira ngo ni ibintu bababwiye bari buvuge ku maradiyo no ku mateleviziyo ya leta. Iyo miti nge banteye rero yaramfashije, kuko hari ukuntu numvaga mu gatuza hanjye n'iki, ariko iyo miti barayinteye numva bitangiye biroroha nyine, biroroha. Finally mva kuri oxygene, ntangira guhumeka, ibihaha bitangira guhumeka umwuka wo hanze akoresheje oxygene, mbona ubuzima butangiye kugaruka, noneho na peti iragaruka, kurya ndabishobora. Ubwo urumva natangiye kurya nkanywa n'ibishyushye n'iki. Ubwo nahise mva mu bitaro nza muri isolation mu rugo. Ngeze mu rugo rero niho namaze nk'indi minsi 5 ndi gukora siporo, ndi kunywa ibyo byayi n'iki, ndi kuryama nkaruhuka. Ariko urumvaga nta kibazo mfite, nta n'ikimenyetso na kimwe nari mfite, nta mutwe wandyaga, nta bisibani, nta kina. Ubwo nsubiye kwa muganga rero kwipimisha, gukoresha control, nsanga ndi negative. Nongera gusubirayo nyuma y'iminsi 3, ubwo nakoze control kabiri nsanga ndi negative. Ubu ngubu meze neza, gusa igusigira udusekere mu gatuza. Igusigira udusekere mu gatuza, ukajya wumva mu gatuza hari n'ikibazo. Ubu nyine byatumye nsubira kwa muganga, abantu bampa indi miti yo kumfasha kugira ngo utwo dusekere yasigiye tugire natwo tuvemo.
niyo mpamvu abantu rero bikinisha ubu umuntu utarayirwayeho n'uwayirwayeho ntabwo bameze kimwe, nta nubwo bagomba kubyumva kimwe. Ubu nawe wambwira ngo ni politike kajana, ntabwo nshobora kubikora. Naho ari umunyapolitike ubwo waza akabinyibwirira ati twebwe ni politike twasize mu bantu, namubwira nti zibanire, kuko njye byambayeho. Naho yaba ari umunyapolitike umubwira ati iyi ni politike covid ziriho, ntabwo nabimwemerera, kuko nta yindi ndwara nigeze kurwara ngo ingire nk'uko covid yangize. Noneho tukiri kuri covid nyirizina, hari n'abakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima muri rusange kugira ngo dusabe Minisiteri y'Ubuzima kugira ngo iduhe umuntu mu bantu bakize icyorezo cya coronavirus aba ari utwibwirira, kuko twebwe ntabwo twashakaga. Mu kiganiro ubuzima buzima ni ikiganiro cy'ubuzima gifasha abanyarwanda ndetse n'abatuye isi kugira ngo barusheho kugira ubuzima buzima. Twebwe nta muntu twashakaga muri Minisiteri y'Ubuzima cyangwa mu nzego za polisi, tuzi ko arizo zifasha Minisiteri y'Ubuzima mu kurebera ko abantu bakurikiza ingamba bagirwa na leta. Twebwe nta muntu twashakaga, yaba Minisitiri w'Ubuzima yaba undi wari we wese, nawe twashakaga. Umuntu twashakaga nyir'ubwite ni umuntu wahuye n'icyo kibazo cyangwa umuntu warwaje umuntu wahuye n'icyo kibazo. Niyo mpamvu twasabye ati muzaturebere mu bantu muzi ko harimo umuntu warwaye icyo cyorezo cya coronavirus kugira ngo atwibwirire, kuko nanjye sinabyemeraga, nanjye tuvugana sinabyemeraga, kuko nta kuntu ushobora kumbwira ati indwara harwaye abantu 10,000 n'urugero cyangwa 1,000 hapfuye umuntu umwe. Tuzi ko malaria, ubwayo malaria hashobora kurwara abantu nka 50 hagapfa 15 cyangwa 5. Ukumva ko iyo ndwara iriho. Noneho nanjye byakurikiza ibyo ngibyo, nanjye nkanariza nk'umuntu uzi iby'ubuzima n'iki, nkavuga ati iyi ndwara ishobora kuba itariho, hari politiki. Ikindi nanone cyatumye tubifashisha, hari abantu benshi cyane abakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima baravugaga ati kuki mu kiganiro ubuzima buzima mutatubwira ku bijyanye na coronavirus, ndetse mukaba mukora ibindi biganiro ku ndwara zitandukanye, nimutubwira ibijyanye na coronavirus, bityo ndetse n'urukingo rwayo bagiye kudutera rurimo ngo akantu kagaragaza aho umuntu agiye n'iki, kandi icyo cyorezo nta kiriho, ari igihimbano kugira ngo amaleta y'ibihugu abikemo abantu ubwoba. Noneho icyo cyorezo ari igihimbano, ari uwo mugambi bashaka gushyira mu bikorwa, kuko nk'abemera Imana bayo kuvuga ngo ni umugambi wa Illuminati bamwe na bamwe. Niyo mpamvu nasabye uburyo nabonana n'umuntu wikiriye icyorezo cya coronavirus nyirizina cyangwa warwaje umuntu warigize, ni muri urwo rwego. Noneho ikibazo nakubaza kindi abakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima bajya bambaza, yenda nawe wabisobanura ku rwego rwawe nta kibazo, kuko twebwe tuba tugira ngo abantu babyumve neza. Hari abantu bavuga ngo biriya bipimo bya coronavirus ngo nabyo ni ibihimbano, nk'uko twigeze kumva mu gihugu cy'abaturanyi cya Tanzania ngo bapimye amapapayi, bapima amaheni, bapima ibiki, basanga birwaye corona. Ngo umuntu ngo ashobora no kujya kwipimisha ngo atayirwaye, ngo bikagaragaza ko ayirwaye. Yenda aho ni ku rwego rw'abaganga, aho ngaho nzashaka umuntu muri Minisiteri y'Ubuzima bisobanure. Baba baragupimishije ibipimo bingahe kugira ngo avuga ati Jean Leonard uherereye mu karere ka Musanze tumubonyemo icyorezo cya coronavirus? Iby'ibipimo byo urumva ntago wamenya ngo bagupima bate, ariko icyo nkubwira cyo ntabwo ibipimo byabo zibeshye, kuko bampimanye hamwe n'abandi bantu benshi. Bo barababwira bati mweroge muri negatifu, nta kibazo mufite, ahubwo dore ufite ikibazo n'uyu nguyu. Njyewe njyenyine bakuyemo, kandi bari badupimye tugera muri abantu, aho nari nipimishirije bari badutumye turi abantu tugera nko muri 50. Barangije barankuramo ngiyewe. Noneho ikindi ubundi rugero, njya kwikoresha controle nagiye kwikoresha muri prize, nyuma ko maze kubisaba RBC. Aho nagiye kwikoresha muri prize badupimye turi abantu 20. Barangije ubwo twese tuba negatifu, bakuramo umudamu umwe. Baramubwira ati wowe madamu byariye mu cyumba, wowe ufite wabaye positive. Rero bavuga ngo ibipimo byabo birabeshya,
ntabwo bibeshya. naguciye mu ijambo Mm. aho muri prive wagiyeyo batazi ko wigeze guhura n'ikibazo cyo kurwara icyorezo cya Reka- coronavirus. ntabwo bari babizi kuko sinabibabwiye. Aha. ntabwo nigeze mbabwira ngo ngiye ngo maze iminsi ngo ndwaye ngo none ngo ngoya, naragenda babwira nti nanjye ngiye kwipimisha nk'abandi. Barangije barambwira ati wowe uri negative, abandi uwo mudamu umwe bamukuramo. Après 3 jours niho nahise njya no kuri centre de santé bahise bampamagara kuko urumva baba bari mu bantu bakurikirana. Naho njyayo baradupima nsanga ni negative. Hari ikindi kintu wavuzeho ni ikingo ngo abantu bari kuvuga ngo ni utuntu ngo basha my brother, reka nkubwire njye rwa rukingo ruramutse ruje nabo wa mbere wo kurwiteza, kuko buriya abantu ibintu bari gukina. Umunyarwanda yaravuze ngo wanga kwiruka ukabwira ubusa kabisa, aho kugira ngo ngewe covid izongere ingire nk'uko yangize, bakambwira bati urukingo dore rwaje ntabwo izongera kugufata. Umva niyo baba barazintera ari 10 nakwemera bakazintera, ariko sinongere gusubira mu buzima nasubiyemo. Kandi ikindi noneho hari abantu bibwira ko umuntu wabaye covid ngo ntiyongera akayirwara. Hari abantu nabanye nabo mu bitaro bayambiye bwa kabiri. So bivuze ngo kwirwara rimwe ntabwo bivuze ngo ukoze immunity. Iyo urwaye rimwe nyine ahubwo ukagira ibibazo nk'ibyo nagize ukomeza kugira protection n'iki. Wenda uyirwaye bwa kabiri yihamuka n'iki. Abantu rero bitonde. Tugana ku musozo w'ikiganiro tugiranye mu kiganiro ubuzima buzima, ni iki mwabwira abakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima ku inama mushobora kubagira ndetse tugasoza? Icyo navuga dusoza, icyambere abateze amatwi ikiganiro ubuzima buzima bamenye ko covid irahari, coronavirus irahari kandi irica, ndetse ijajanga umuntu ikamumenagura ugatuma umutwe ukumva ubuzima bwarangiye nyine. Ibyo byo babimenye ni ukuri. Ababyita politike bafite ikibazo, abajya mu bintu by'amadini ngo bini bafite ikibazo, bave ku giti bajye ku muntu, kuko ngira uko bibibwirira nuko wenda bari kunyumva gusa batari kumbona, ariko bari bunakubone kuko n'ifoto yawe turayishyiraho. barabona ifoto ngira uko bibabwira byambayeho. Ikindi navuga wenda nka minisante kigira ubundi buryo bwo gukora iyi campaign. Abantu dutanga ubuhamya tubabwira ibyatubayeho, what we experience muri ubu burwayi, abantu bamenye ku cyorezo kiho. Ikindi noneho ijambo akantu nagushimira, ndongera ngusubize ijambo, ako kantu uvuze minisante ireba abantu bahuye n'iki kibazo yaba ahariho hose, aba ari bo batanga ubuhamya, kuko kubona nka fande runaka cyangwa minisitiri runaka agiye gutanga ubuhamya bw'icyorezo cya coronavirus nayo yarwaye nayo yagize gute, niyo mpamvu abaturage babifata nk'iki, babifata nka politike. Ego begere abantu bakize babasabe, kuko njye ndumva ndibura nanayirwaye nabwiraga abaganga mu rukumfasha rwose Imana bamugisha, ariko ningikiri ikinyago nzatanga ubuhamya rwose, nzaba mu bambere. Begere abantu bayikize babwire public, bayibwire uko ibintu byifashe, apana bya bintu byo kubona wenda nka fanda agiye kuvuga ati mugire gutya na gutya minister gutya na gutya. Tubabwire ukuntu iyi ndwara ari mbi, itandukanye n'izo za malaria baba bavuga, itandukanye n'izo zindi bavuga ngo nazo zica abantu, ariko biratandukanye. Tubaho ubuhamya. Noneho ikindi nasorezaho, abantu nabo bagerageze birinde, bambara agapfukamunwa neza, bakaraba amazi meza n'isabune. Urubyiruko by'umwihariko babibwira ngo ni batoya ngo ntago covid ngo yabajanjagura ikabamenagura. Ibyo mbabwira byambayeho, yaringiriye nabi, yari intwaye, kandi ndakeka abantu bari kubona ifoto yanjye, ndakeka mu mabogare nanjye ndimo, navuga ko mu mabogare ndimo. Ibyo rero byo kuba biyemera ngo nta mabogare ngo bakoze ngo barateruye, covid ntawe itinya. Abantu bitonde rero kandi bakurikiza inama leta ibagira, ntabwo leta yanga abaturage bayo. Ababyita politike bo ntabwo ndi kumwe nabo. Murakoze cyane Jean Leonard. Sitwabura kubashimira ku murava n'ubwitange mugize n'umwanya muduhaye kugira ngo mubashe gufasha abatuye isi ndetse n'abatuye u Rwanda muri rusange, kuko abantu benshi bari bafite imyumvire itandukanye ku cyorezo cya coronavirus. Nanjye niyo nari mfite, kuko nta kuntu numvaga yuko umuntu
ashobora kugira. Nanjye hari ibyo bavugaga nkumva nibyo, ariko nyuma y'ubuhamya unyihereye nyirizina wowe wahuye n'icyo kibazo, kuko hari ibyo ba minisitiri bavugaga nkavuga ati nanjye nkavuga ati biriya ni politike nuko babihemberwa n'abapolisi n'abafanda, nkavuga ati nuko babihemberwa cyangwa ahubwo corona yabaye akazi kuko benshi niko bari kuvuga hano hanze ati corona yabaye akazi, yabaye akazi muri polisi, yabaye akazi yewe hose, kubera uburyo yenda ingamba zayo bamwe baba batari kuzakira neza zo kwirinda icyorezo cya coronavirus. Ariko ku buhamya utanze ni ubuhamya bugiye gufasha abantu benshi batandukanye batuye isi muri rusange. Turabushimiye by'umwihariko mu kiganiro ubuzima buzima. Reka twibutse abakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima yuko twari turi kumwe, harya irindi zina mwitwa nde? Dukuzumuremyi Jean Leonard. Twari turi kumwe na Dukuzumuremyi Jean Leonard uherereye mu karere ka Musanze. Akaba ari ikiganiro twari turi gukorana hifashishijwe ikoranabuhanga kubera turi mu bihe byugarije isi by'icyorezo cya coronavirus. Reka dushimire namwe bakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima, tubararikire kubisangiza n'abandi bityo barusheho gusobanukirwa byinshi byimbitse byerekeranye n'icyorezo cya coronavirus. Abacikwa n'ikiganiro ubuzima buzima ku mateleviziyo dukorana nayo mushobora kugisanga kuri YouTube channel yacu ariyo Ubuzima Buzima TV, mukibuka gukora subscribe kugira ngo mutazacikwa n'ibindi biganiro by'ubwenge by'ubuzima bifasha abantu kurushaho kugira ubuzima buzima bitandukanye, hamwe n'inzobere mu by'ubuzima zitandukanye ndetse n'abantu bafite ubuhamya runaka ku byerekeye n'ubuzima muri rusange. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Murakoze namwe.